impamyabushobozi mufashe cyangwa se mugiye gufata ni impamyabushobozi bemera gukorera ahantu hariho hose hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Wabaye wa mbere iyo gushimwa Edita. Rero umunyarwanda wese akwiye kwigira, niyo mpamvu natwe twahagurutse kugira ngo tubashe gutanga ubumenyi. Dirigira cy'umugisha ugendanye n'umuntu ntabwo ujya umusiga. Nishimiye ko umuteguro wawe mwiza ntawusubiza inyuma. Kandi nyir'ingabo Imana dirigira cy'umugisha, nishimiye ko iki gikorwa ari wowe wagishyigikiye. Yesu nashimwe. Turishimye kuko uyu munsi ni umunsi twari dutegereje uri kubusa. Turashimira Imana ko ariyo yadushoboje n'urugendo rurerure, urugendo rw'amezi 6, urugendo rutoroshye. Turashima Imana. Ni umuyobozi w'itorero Believers iryo korera hano, kandi umuyobozi wa rasa n'umuryango nawo ukorana n'itorero rya hafi na hafi, aho itorero ryacu riri na rasa ibihari. Rasa yunganira itorero mu bikorwa bijyanye no gufasha cyangwa se no kwigisha abayoboke cyangwa se abaturage bose muri rusange, kuko abize bose ntabwo ari abayoboke ba Believers, ni abanyarwanda. Umuntu wese wumva ashobora kwiga akaza kuba yakwiga hano mu ishuri arabyemerewe. Rero turashima Imana yuko idushoboje. Ndi kumwe kandi n'umuyobozi wungirije, ndamusaba aze kwivuga mube n'ijwi ryiwe. Yungirije uwo muryango wa rasa, reka yivuge kugira ngo tuze kumenya abantu turi kumwe nabo. Yesu ashimwe. Nanjye nishimiye kubana namwe uyu munsi nk'uko amaze kubivuga. Nitwa Kamariza Julienne. Nitwa Sahabu Filipo, aba ndi umushumba agenewe iri torero. Imana ibamugisha. Undi muntu ntabura kubereka, nubwo ndari kubona ari hano hafi, mwarimu wigishije nawe yaba ari hano kumukomera amashyi, ariko nashyika hano Nubwo adahari ni mu mukomera amashyi nyabuze. Yakoze umurimo ukomeye, n'ubundi umuntu umukorerabushake ukomeye cyane. Abari mu kuzunguruka mu zindi gahunda ariko mu kanya arabagana. Rero ntangira, uyu muryango witwa Live Again Shine Africa, ni umuryango uvuga ngo haguruka Afurika ushagirane cyangwa se umurike. Ni umuryango twatangije cyangwa se natangije mu gihe Imana yampaye iyerekwa ryo kubona abana b'abakobwa 3 bambaye ubusa baturuka mu butaka. Abo bana 3 b'abakobwa bambaye ubusa, marayika wanyerekaga arambwira ngo fata abo bana ubambike, numara kubambika bambare biri ku isi. Aho nashoboye kuba natanga itorero Believers, naragerageje ndakora, ariko numva ntabwo nshizwe, mbona ibyo Imana yabwiye ntabigezeho. Niho gutangiza uyu muryango haguruka urabagirane Afurika. Nemeza neza yuko ibikorwa bifasha abadamu cyangwa n'abakobwa bizajya no ku bagabo, kandi nemeza yuko uko byatangiriye hano muri uyu murenge
ndetse muri kano karere ka Rwamagana, ndazi neza ko bizakwira u Rwanda rwacu ndetse bikagera ndetse no muri Afurika nk'uko mwabyumvishije. Ibikorwa numva hamwe namwe gukora kwanyu hamwe n'ubuyobozi bw'itorero, haba urwego rw'igihugu ndetse n'urwego rw'uturere ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda baba baduhaye gukorera mu Rwanda dufite ibyangombwa bakaduha umwanya nk'uyu nguyu. Ndahamya neza ko Rasa ndetse na Believers bizabasha kugera ku ntego yabyo Imana yabihamagariye. Rero ntabwo tubuze gutinda, dufite abanyeshuri 5 bize ubudozi, bize amezi 6 mu mvura mu nyereri bariga. Reka kuri iki kintu nta kintu ushobora kugira utakoze. Mugiye guhabwa impamyabushobozi nk'ikimenyetso cy'uko murangije ishuri. Impamyabushobozi mufashe cyangwa se mugiye gufata ni impamyabushobozi bemera gukorera ahantu hariho hose hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ntabwo dutanze impamyabushobozi kugira ngo mugende muyishyire aho muyimanika muzajya muyireba, aho impamyabushobozi dutanze cyangwa se ubumenyi twatanze ni ubumenyi bukwemerera gutangira gukora. Twifuza yuko mwebwe mumaze kurangiza muri iri shuri namwe ubwanyu ejo n'ubundi muzaba muri gufasha abandi. Icyo gikorwa cy'urukundo, igikorwa cyiza ni uko ubumenyi muhawe uyu munsi ejo n'ejo bundi muzagufasha abandi. Rero abanyeshuri beza, mwize neza, mwabonye amanota meza, by'umwihariko nk'uko muruzi bambaye iyi myenda niyo bayidodye. Nibyo gushimira Imana, dukomere Imana amashyi menshi. Hamwe na Rasa, hamwe na Believers, twifuza yuko imiryango muyoboye, imiryango mushinzwe kuyobora hano ku isi, muzayiteza imbere hamwe n'ubumenyi mwabonye mwahawe. Mubyaza umusaruro. Tuzishima cyane nitwumva ngo wa munyeshuri warangije muri Believers, muri Rasa, yashoboye gushinga atelier yiwe, nawe afite abandi banyeshuri ari kwigisha, afite ibigo runaka ari guha imyenda yo kwambara. Bizatunezeza. Twifuza yuko tuzajya duhura n'umunyeshuri akatubwira ngo amaze kugira inka, amaze kugira inzu, amaze kugira umurima yakuye mu budozi. Rero mukure amaboko mu mifuko nk'uko mwafashe umwanzuro wo kuza kwiga, mukabikwana umwete, n'ubundi uwo mwete mwakoresheje mukora kiriya gikorwa cyo kwiga mukoreshe mushaka akazi. Sabe n'imiryango yabaherekeje mubemerere bashaka akazi, mubemerere bakoresha impano yabo babonye. Ndabizi neza ko hamwe n'impano izatuma igihugu cyacu cy'u Rwanda gitera imbere, ndetse n'abayikoresha neza iyi mpano nabo bagatera imbere. Murabizi ko perezida wacu, nyakubahwa perezida wacu, avuga ngo dukwiye kwigira, kwihesha agaciro, kwihesha agaciro. Rero umunyarwanda wese akwiye kwigira. Niyo mpamvu natwe twahagurutse kugira ngo tubashe gutanga ubumenyi.
ntabwo ndibuze gutinda, ntabwo ndibuze kuvuga byinshi. Tugiye guha impamyabushobozi abanyeshuri uko bose baratsinze, abataratsinze bazasibira kuko ni ishuri rigomba kuba rifite amategeko. Yatinze urasibira, ariko amahirwe dufite kandi amahirwe akomeye ni uko mwarimu yabigishije cyane ku buryo nta muntu wabonye amanota ari munsi ya 50. Twamukomera amashyi. Tunashimira ndetse n'umuyobozi w'itorero wabakurikiranye umunsi ku munsi, akamenya ko mwiga ndetse agakomeza no kubashishikariza kugira ngo muhaboneke, nawe tumukomera amashyi. Rero numva twatangira igikorwa cyo gutanga ibyangombwa. Nyuma yaho umuyobozi ari buze gukomeza tubwira ibindi bintu bizakurikiraho. Turi buze gusaba n'ubundi umuyobozi wa hano arahagarara hariya, basaba mwarimu wabigishije niba uze kubahamagara, ibyo tubikora neza gutyo. Ari buze kujya duhererekanya impamyabushobozi, nanjye iri buze kugeraho tuyiguhereza. Umuntu wagize amanota ya mbere niwe barahamagara ubwa mbere, ni nabo bateganyirijwe gushimirwa. Abandi bose turabahamagara tubaha amasertifika, ariko uwo nguwo we kuko yabahize hari n'akantu nyine kuko yakoze cyane arahabwa. Wabaye uwa mbere iyo gushimwa Edita. Atambuke mu byubahiro tumukomera amashyi. Wamuherekeje atambuke. Kugira ngo bigende neza, ntabwo uko turi guhamagara ariko imyanya ikurikiranye. Uri kunyumva? Bataza kwibwira ngo niko imyanya igiye ikurikiranye. Umwanya twahamagaye muri gahunda yawo ni umwanya wa kangahe? Wa mbere. Mukarwego Beatrice. Wamuherekeje? Mutari kuvuga ngo atasiyo. Ukurikiyeho ni Yamuduhaye Divine. Yamuduhaye Divine. Ukurikiyeho Nirere Godanse. Ukurikiyeho Yankurije Rosine.
Yankurije Rosine amashyi ariko aho kari kwa abanyeshuri amashyi ko mukanya kurayimba nta turenge Félicitations isoko ry'umurimo kandi yego wamuherekeje yego ukurikiyeho ni Mukashyaka Adelphine. Mukashyaka Adelphine. Bagera hino tukufelicite no kurengera. Felicitation cyane. Yego no bamuherekeje. Ukurikiyeho Nyiransabimana Josiane. Ategera inongo tumufe nakeneye abamufelicite. Felicitation. Ariko ko tutishimye n'iki cyabaye yabaye n'iki Ukurikiye yamuragiye ku rudete amashimwe cyane ko n'abanyeshuri bakuru bamugenzi ukurikiyeho yitwa Isingizwe Kevine. Isingizwe Kevine. Ukurikiyeho yitwa Iradukunda Sylvine. Iradukunda Sylvine. Iradukunda Sylvine. Ukurikiyeho yitwa Nyirankundumukiza Pasikazi. Ukurikiyeho yitwa Nyirakineza Esther. Isoko ry'umurimo bashwanye. Ukurikiyeho yitwa Gisubizo Zainabu. Clarisse. Clarisse. Ukurikiyeho yitwa Uwase Fatuma. Ayo mashyi bose. Ababyeyi menya mutishimiye ko aba bakwabo. Uwineza Belize. Felicitation. Ukurikiyeho yitwa Uwayezu Valerie. Uwayezu Valerie. Ukurikiyeho yitwa Akimarizanye Damarisi. Masharama
Mukamurenzi Marie Goreti. Uretse ko bireba guca mu ifoto muri inyuma gutya. Ngaho komeza. Félicitations. ukurikiyeho yitwa Uwiringiyimana Marie Louise. Ayo mashyi aratura. ukurikiyeho yitwa Musabyimana Nadine. Musabyimana Nadine. Yitwa Musabende Alphonsine. Ayo mashyi yose ntabwo nemera. Yewe mugambere nabona ibi bintu bose mukaguma. Isoko ukurikiyeho yitwa Byukusenge Aline. Aline. yaje. ukurikiyeho yitwa Urukundo Grace. Urukundo Grace. Komutari gufotora barihera. ukurikiyeho yitwa Mutete Claudette. Ayo mashyi. Ayo mashyi ko turi kuyasabiriza buriya. Yes. ukurikiyeho yitwa Mugisha Aline. Mugisha Aline. Amashyi yanyu rwose. ukurikiyeho yitwa Muhawenimana Angelique. ukurikiyeho yitwa Nyirabahire Ernestine. Ayo mashyi rwose, ayo mashyi y'Imana. igikorwa cyo gutanga amasertifika kirarangiye, twakomera Imana amashyi. murakoze cyane abatanze amashyi, abaje gufelicita abanyeshuri, mwakoze cyane kwa muri hano. Reka twongere amashyi ku bana bamaze kudufasha nabo, Imana irahereza umugisha. Rero twateguye
n'izindi kado mbere yuko tuzitanga abanyeshuri barangije muri iri shuri. Turimo twiga uburyo twashyiraho turiye tukayishyiraho nk'ahantu hafi y'umuhanda. Tuzongera turebe abanyeshuri bashobora gukora muri iyo ateliye ku buryo baza kudoderamo. Rero mujye gushaka uburyo mubona akazi, nitumara kwiruganiza neza muri iyo ateliye tuzahamagaramo abanyeshuri kugira ngo babashe kujya gukorera muri iyo ateliye. Dushobora kwishyira ikabuga tugashyira bigende, ariko muri bimwe turi gusaba ko Imana idufasha nabyo birimo. Ikindi gihari ibyacu bisaba amasengesho cyane. Twifuza yuko twafunguza imiryango ku buryo mwajya muta imyenda tukayohereza haba i Buraya ndetse no muri Amerika. Birashoboka, murabiziho Made in Rwanda igeze ifasha abanyarwanda muri rusange. Rero itorero cyangwa se umuryango twifuza yuko abanyeshuri barangije, ntabwo tuvuze ngo turabasezera 100%, turabona tubakurikirane. Hari abo tuzakeneramo muri mwebwe uko tuzakenera tugira ubushobozi muzakore muri iyo atelier uko Imana izadushoboza. Rero twateguye impano n'ubundi zo gushimira abantu babitayeho babafasha gukora umurimo. Turabashima cyane kuko bababaye hafi. Imana ibahereze umugisha. Reka sabe umuyobozi mukuru wa hano iribaze aze n'ubundi tumushyikirize impano twamuteguriye nk'umuntu nka delegiteri wakoze iki gikorwa cyo kuyobora ayo mashyi yose turashimira na tica wacu yarahabaye umunsi ku munsi. Kwigisha birakomeye, nawe twamuteguriye impano. By'ukuri rero muri rusange turabashimiye. Asubize umuyobozi ijambo. Turabakunda, niyo mpamvu turi hano kandi twakomeza kubakunda. Nawe mukomeze mu dusengere hamwe n'iby'Imana dushoboza tuzajya dusangira nawe. Murakoze, Imana ibamugishe. Murakoze cyane. Amashyi menshi ku mushumba, amashyi menshi cyane ku mushumba. Igikorwa cyo gutanga impano impamyabumenyi kirarangiye. Hanyuma nimba hari undi, kugira ngo ducungurize uburyo umwete, nimba hari undi abandi bateguye impano bagiye kuzitanga, hanyuma dusabe n'umunyeshuri umwe ahangaha nimba hari uwo wagira icyo avuga twamusaba hano imbere kugira ngo nawe agire icyo yavuga ahagarariye abandi banyeshuri. Nimba hari yakegera hano imbere umunyeshuri wagira icyo avuga ahagarariye abandi banyeshuri mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete. Hanyuma nimba hari n'impano abandi bafite bagomba kuba bazibaye, turashimira Imana. Kandi icyo tutakirengagiza kuvuga, nta minerivare twigeze twaka abantu. Niba hari umwana wagiye uza akakubwira ngo dore minerivare tujye gutanga mu mezi 6, kereka anga ngira ngo yo kwiyandikisha 1000 bingahe gusa. Ubundi Imana umugisha. Reka dusabe rero
niba uhari yakegera hano imbere, kandi niba nawe twakomeza n'izindi gahunda. Dukomere Imana amashyi. Twongere Imana amashyi. Aya mashyi ni ay'Imana ntabwo ari ay'abantu. Twongere Imana amashyi. Imana yacu nishimwe. Njyewe mbere yuko ngira icyo mvuga, munyemerere dusengeho gato tubanze gushimira Imana. Imana yacu twize Imana ikomeye. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Uvuga ijambo ukarisohoza. Byiringiro by'umugisha iyo ugendanye n'umuntu ntabwo ujya umusiga. Nishimiye ko umuteguro wawe mwiza ntawawusubiza inyuma. Kandi nyir'ingabo Imana byiringiro by'umugisha, ngushimiye ko iki gikorwa ari wowe wagishyigikiye, ni wowe wagitangije, ni nawe uzagisoza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Impamvu mbanje gusenga nuko ibi byose byavuye mu gushaka kw'Imana. Yesu ashimwe. Umuyobozi mukuru Imana imuhe umugisha yatubwiye ngo ajya gutekereza iki gikorwa hari iyerekwa yagize. Iryo yerekwa rero mu by'ukuri ntabwo yeretswe n'abantu, ahubwo yeretswe n'Imana. Niyo mpamvu nanjye nshima Imana. Rero mpagurutse mu mwanya w'abanyeshuri bose, aba bose bicaye hano, ni ukuri byaturenze. Abenshi ntabwo twabona ukuntu tubivuga, ariko mbere ya byose mbanje gushimira abayobozi badutekerejeho. Ntabwo byari byoroshye, hari benshi twari dusazanye amasezerano, sibyo na? Twari dusazanye amasezerano tuvuga ngo ese ngo bizashoboka gute, ariko Imana y'akabyara hari ukuntu yabigenje. Mureke dukomere aba bayobozi amashyi. Aya mashyi ni ay'abayobozi kuko mwumviye gushaka kw'Imana bagasohoza isezerano. Mu izina rya bagenzi banjye rero turi hano turashima kandi tubikuye ku mutima, turanezerewe. Ntabwo mwakumva ukuntu, ahubwo nibamfashe dukoma amashyi. Mukoma amashyi mushimira abayobozi batugejeje kuri iki gikorwa. Imana yacu nishimwe. Turashimishije bakabyara, imvura yaragwaga bakaduha umutaka, ibyangombwa badusabye, ibikoresho bakabiduha. Ni ukuri nabo ni mu bakomera amashyi. Nimwongere ababyeyi amashyi. Turashimira kandi mwarimu wacu n'indashyikirwa yatwitayeho cyane, mwongereho cyane. Ni ukuri nawe ntiyaryamaga kandi yatwigishaga afite umuhate, afite ishyaka. Nshimye Imana rero yamubashishije, kandi ndamushimiye kuko nawe yumviye mwuka w'Imana. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Mukomere amashyi. Gusa byaturenze, sinzi ukuntu nabivuga, ariko ngakuzuye umutima agasesekara ku munwa. Ndagira ngo abanyeshuri bahaguruke bakoma amashyi bahagaze, ababyeyi barimo bavuza impundu, dushimira Imana n'abayobozi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hagati yaho rero hari impano zateguwe. Izo mpano reka sabe mwarimu wacu, mubyeyi mwiza, indashyikirwa ni ukuri, ndetse n'abari kuri protokole baze tuzishyikirize abo twazigeneye. Dukoma amashyi menshi cyane. Imana yarakoze. Impano ya mbere ni iy'umushumba mukuru Rivera Pasiteri
ya Sironi Gospel. Muhaguruke abanyeshuri mwese muze muhagarare hano inyuma dutange izi mpano. Muhagarare hano inyuma hano mwese mugize umwete. Reka dusabe twicaye ngera imbere. Mukomere Imana amashyi menshi. Mukomere Imana amashyi menshi kubw'impano. Iyo ni impano. Dukomere Imana amashyi. Dukomere Imana yacu amashyi yagize neza. Haleluya. Indi mpano ya kabiri ni ya mushumba wacu Sahabo Philippe, niwe directeur w'iri shuri, yarahavunikiye cyane. Ubu mubona yakoze ibintu bitangaje nawe. Reka dusabe tica yegera imbere ubundi amuhereze amashyi ku Mana. Amashyi. Ijambo riravuga ngo bagushimirwa tubashimire. Twongere Imana amashyi. Zamura amashyi. Imana ishimwe. Amena. Amen. Abanyeshuri mwese dukoma amashyi. Mwihereza impano. Yego. Mukomere Imana amashyi. Mukomere Imana amashyi. Imana yacu yagize neza. Nitwongere Imana amashyi. Mana ishimwe. Mana yacu nishimwe. Abanyeshuri natwe ni ukuri twakoze umurimo ukomeye. Iyo dutenguha ntabwo tuba turi ahantu. Ibi byishimo ntabwo tuba tubifite. Mureke twiyamashyi.